baho nta nubwo yari we wa mbere yari wa kabiri ariko icyo nshimira Imana nanone ntaraharenga muri iyo minsi niba ntibeshye ni buke yari bupfi cyangwa se kuwa mbere azataka wa gatatu umuntu yaje kunsura ndamuherekeza turi mu nzira arambaza ngo ariko ngo reka nkubaze kusenga kukijijwe kandi nkambona uriya mwana umukunda cyane umeze nk'utiteguye kwakira ko yanataha kandi ko byose bishoboka ati mbwiza ukuri uriya mwana aramutse atashye wabifata uti yego ndamubwira nti reka nkubwize ukuri ntakubeshye umwana wanjye ararushye arababaye kugeza ku rwego ntagishobora kwihanganira ikiza kuko Imana ishobora byose no kumukiza yamukiza ariko kugira ngo agumye ababare kuriya nimucyure nihumure ntago nzayirakarira yari umwana nturuka ku kazi naba ngeze hafi yo mu rugo agatangira kuvuga papa nibyo yari atangiye kwiga kuvuga mama we akampamagara akambwira ati Tifana aragushaka yari ameze nk'umuntu niba yarampumurirwaga ngire ibintu by'amasinezite hari ukuntu natungukaga nta muntu wo mu rugo uramenya ko mpari ukonje agatangira kubabwira ngo papa akababuza amahoro yari wa mwana mu gihe ntakoze niriwe mu rugo tumarana umunsi wose mbega akanyiharira agakunda kubana nanjye kwifotozanya nanjye tugasinzirana akibagirwa ko agomba no konka njye namujyanaga kwa muganga njyewe ubwanjye turi twenyine yonka nkamujyana mu gitondo kwa muganga tugafata ibizame bakamufata icyayimaze mbona n'ubundi akomeje kurwara musubizayo bashaka kumufata umusarane ngo barebe ko yaba afite utuyoka umusarane barawubura musubizayo ariko ntangira kubona ibintu ntangira kubona umwana atagishaka kuryama yubitse inda kuko nakundaga kumwiyubikishaho inda kuriya bavuga bakangurira ababyeyi bita position kangaru yo kwiryamishaho umwana kugira ngo arusheho kukwiyumvamo yego narabikundaga nawe akandyamaho agasinzira ntanga no kugira ikintu nikoma kugira ngo ntamukangura ariko muri iyo minsi atangira kubyanga Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubashimire mwebwe mwese abantu mudahwema kudukurikirana uko bukeye uko bwije. Uyu ni wa mwanya mwiza tujya tubana namwe mu ijambo ry'Imana ndetse haba ari mu buhanuzi ubuhamya ndetse n'ibindi. Reka tubabwire ko rero abari mu majyepfo majyaruguru burasirazuba ndetse mu mpande enye z'igihugu abari hanze y'u Rwanda tubabwire mwese ngo Imana ibaho umugisha. Hanyuma birashoboka ko hari igihe waba uri mu buzima butameze neza bitewe na situation ibyo turabizi. Reka tukubwire ngo uhumure kandi wizere Imana dukorera n'abagari bayari ahari kurera kwa ari umuntu ninjoro ariko bugacye mu gitondo impundu zikavuga. Reka nkubwire ngo uhumure hari igihe impundu zizavuga kandi wawe zizavuga n'ukuri yego. Hanyuma rero imbere yacu nkuko bisanzwe kandi tuhora tubabwira dufite umutumirwa kandi n'ukuri arimo ubuntu bw'Imana. Mukozi w'Imana muraho neza bene data. Yego nagiraga ngo tubanze mbere yuko tuza gusenga ubanze wibwira abantu badukurikiye bamenye ninde tugiye kuganira nawe hanyuma nurangiza kubibwira ubundi dusenga Imana. Yego Imana ibaho umugisha abadukurikiye bose abari hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo. Njyewe ubari imbere nitwa Philibert Ukunda
ndi umupapa wubatse, mfite umugore tubyaranye 5. Icyakora babiri muri bo baratashye. Baratashye 3 nibo turi kumwe, ariko baraho bameze neza kandi dufatanyije gushimira Imana. Imana ibaho umugisha. Yego, ariko Philibert, mbe tugiye gusenga, ariko nkundire buriya biba byiza cyane iyo abantu, kuko abenshi ntago bari bakuzi, haba kuri izi kamera zitandukanye cyangwa se kuri aya ma televiziyo atandukanye. Rero nagira ngo tugiye kuganira, ariko unkundire no kuri unkundire mbere yuko tuza kwinjira mu bindi, uze kubanza ubwira abantu badukurikiye urugendo wagenze muri urwo rugendo rwo kugira ngo abana batabaruke, by'umwihariko uri uherutse gutabaruka. Twararugendanye, urabizi, twararugendanye, ariko abantu bakwiye kumenya umuntu w'Imana ni icyanyuramo, kuko buri hari abandi bantu baba barahuye n'urugamba nk'urwawe, ubuzima nk'ubwawe, cyangwa se abantu bajya bashobora guhumuriza umuntu uri mu kagarama kuba nkako. Reka rero mbanze gusengera Imana. Benshi tubana turaziranye, ngeweho ntago ndumushyitsi cyane kuri izi kamera, kuko abenshi nkunda kubasura. Reka rero mbabwire ngo ngewe muri kumva hirya y'amarido aho mutabona ni Reverend Pasteur Moise. Reka rero mbanze senga Imana, umukozi w'Imana n'ukuri udukundire, ujye ubwira abantu ubuhamya. Hari abantu benshi bagira ubuhamya bw'ikinyoma, ariko turifuza ko wowe ubwira abantu ubuhamya bw'ukuri, bakamenya urugendo wagenze n'iby'Imana ikora, uburyo Imana ibana n'umuntu mu bihe bigoye kandi bikomeye. Ntekereza ko umaze gukomera, bitari buze kukunanira kubivuga. Ego, reka dushime Imana. Mwami Imana, turagushimiye kandi turaguhimbaje, ugira neza, uri umukozi w'umuhanga, ni wowe uturinda, ni wowe ujya ubana natwe ukabana n'ubugingo bwacu. Ndasenze kubw'uyu mwanya kandi kubw'umugaragu wawe Philibert, agiye gusangiza ubwoko bwawe urugendo, umusaraba we ndetse n'intambara yanyuzemo, urugendo yagenze bitanamworoheye, rimwe na rimwe bimutunguye, kuko hari ibitwitura hejuru, niyo uduhishuriye ngo uduhishuriraho agace, ariko duciye bugufi Kristo. Oh haleluya, ubane natwe. Umugaragu wawe rero umukoreshe kandi umuyobore, umubere driver, umudirecting, umuhishurire, umwereke iyi mitima igiye gukurikirana uyu mwanya Philibert, ihembuke kandi ivanemo inyigisho ikomeye yo kugira ngo yubakike. Ndasenze ngo umuntu wese turi kumwe muri uyu mwanya yubakike bingana nuko umugambi wawe umeze. Tuburijemo ibitavuga Imana, ahubwo duhamagaye umwuka w'Imana aganze ategeke byose bikumvire mu izina rya Yesu, amen. Karibu rero, nge numva rwose bibaye byiza waduhera kuri urwo rugendo uko rwagenze. Wenda ntabwo urabivuga birambuye, ni mu ncamake kugira ngo n'abantu bamenye Philibert ninde. Ntekeza ko ari ubwa mbere ugaragaye, ariko si n'ubwa nyuma. Imana izakomeza kugenda igukoresha. Imana iduhana umugisha. Karibu. Yego, Imana rero ibaho umugisha. Uti na mbaganirize ku rugendo rwanjye n'uriya mwana. Wowe unyakiriye ndabizi neza ko tubiziranyeho, ariko hari bene data benshi batabizi kandi bakeneye kubimenya kandi bagakuramo icyabakomeza cyane rwose. Ikinteye kubyemera nihuse nuko nanjye mu bihe bikomeye nanyuzemo nagiye nkomezwa n'abakozi b'Imana. Yego, baciye imbere ya kamera nk'uku nguku, bakavuga ibintu bikomeye banyuzemo, n'uburyo babitambukijwemo n'iyera ikabashyigikira, bigatuma wa muntu wendaga kuba ageze ku rwego rwo kuba yanakwiyahura, atangiye gutuka Imana mu mutima we, yongera agasubizwamo imbaraga. Yego, ntekereza ko nanjye mu bihe bitandukanye nagiye nsubizwamo imbaraga n'abakozi b'Imana baciye kuri izi kamera. Yego, bavuga ubuhamya bwabo. Nanjye rero mbabwiye ho gatoya, koko ni birebire, ariko ku rugendo rwanjye n'uriya mwana. Uriya mwana yavutse mu kwa 4 kwa 2021, avuka ari agakobwa keza pe. Hari ukuntu abantu bajya bavuga yavutse 27 z'ukwa 4 2020.
yavutse byumvikana asanga abandi babiri. Yego. Ariko avukana umwihariko. Avukana umwihariko kuri njyewe cyane. Yego. Agakobwa keza. Agakobwa gakura neza. Yego. Agakobwa kagize umwihariko wo kunkunda mu buryo nta bajya bavuga ngo ababyeyi baba papa bakunda abana b'abakobwa. Ntago ntekereza ko ariyo mpamvu. Naragakundaga cyane, ngakunda iyo mbimenya ko kazagenda. Hari wenda najyaga kugabanya nubwo bitari kunshobokera. Ntago wabishobora. Yari umwana nturuka ku kazi. Naba ngeze hafi yo mu rugo agatangira kuvuga papa. Nibyo yari atangiye kwiga kuvuga. Mama we akampamagara akambwira ati Tifana aragushaka. Yari ameze nk'umuntu niba yarampumurirwaga. Ngire ibintu by'amasinezite. Hari ukuntu natungukaga. Nta muntu wo mu rugo uramenya ko mpari ukonje. Agatangira kubagira ngo papa. Akababuza amahoro. Yari wa mwana mu gihe ntakoze niriwe mu rugo. Tumarana umunsi wose mbega akanyiharira. Agakunda kubana nanjye, kwifotozanya nanjye, tugasinzirana, akibagirwa ko agomba no konka. Njye namujyanaga kwa muganga njyewe ubwanjye turi twenyine. Yonka. Nkamujyana mu gitondo kwa muganga, tugafata ibizame, bakamufata ibizame bamuteye agashinge ntarire, tukirirwa na tugatahana. Yari umwana w'inshuti yanjye pe. Yego. Hanyuma rero ikintu nihangane tutararengaho. Ikintu cyaje kuntungura kikangora kucyakira. Umwana w'igikuriro, umwana usa neza. Natangiye kubona mbona ararwaye. Bwari bwo bwa mbere arwaye, ubundi na karita ye yo kwivurizaho nibwo bwa mbere yakoreshejwe mu kwa gatatu k'umwaka ushize 2024. Mbona umwana ahinze umuriro, ndamuterura mujyana kwa muganga, baramupima. Ntibahita babona indwara ariko banyandikira imiti. Imiti banyandikiye yimaze, mbona n'ubundi akomeje kurwara. Musubizayo. Bashaka kumufata umusarane ngo barebe ko yaba afite utuyoka, umusarane barawubura, musubizayo. Ariko ntangira kubona ibintu, ntangira kubona umwana atagishaka kuryama yubitse inda. Kuko nakundaga kumwiyubikishaho inda, kuri abavuga bakangurira ababyeyi bita position kangaru, yo kwiryamishaho umwana kugira ngo arusheho kukwiyumvamo. Yego. Narabikundaga, nawe akandyamaho agasinzira, nkanga no kugira ikintu nikoma kugira ngo ntamukangura. Ariko muri iyo minsi atangira kubyanga. Yajya nabyuka nkabona kumwe umwana abyuka agombye kwibirandura, we agiye kubika inda ashinze udukokora kugira ngo adatoneka inda. Ntangira kubona ko ibyo ari byo byose afite ikibazo mu nda. Yego. Nk'umubyeyi mbonye ko atangiye no kutituma neza, ndatekereza ntashobora kuba afite ikibazo cya constipation. Yego. Ngenda rero ngiye gusaba muganga ngo amucishe mu cyuma, niba umusarane utari kuboneka arebe niba nta kantu kahezemo, wenda bagakuremo muri buriya buryo bwo kwina. Nge nibaza ko wenda ari nk'umwanda wamuhezemo mu mara, numva hari ikintu bakora. Yego. Kwa kumucisha mu cyuma rero nibwo basanze ku mwijima we hariho ikibyimba. Nanga guhita mbyemera, numva birangoye. Bampa transfer y'ahandi hantu guca mu kindi cyuma. Nabwo ngezeyo basanga niko bimeze. Ho noneho bazana n'andi makuru yuko ahubwo cyatangiye kuba kinini. Bahita baduha ibitaro, tumaramo ibyumweru 2, nyuma y'ibyo byumweru 2 baduha transfer CHK. Kugeza icyo gihe numvaga nyine ari ikibyimba barakibaga kigakira sava, bashaka kugiha antibiotique kigakira sava, numvaga ntariheba. Yego.
numvaga rwose umwana wanjye azakira. Ngeze CHK nibwo bamufashe ibizame, ntungurwa no kumva bambwiye ngo umwana wanjye arwaye kanseri yo kumwijima. Kanseri yo kumwijima yitwa hepatoblastoma. Ibyo bintu byanjyanye kuri, ariko nabwo ndagumye ndizera, ndavuga oya, nagendanye n'Imana, nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye Imana inkiriza abanjye, nabonye Imana inkiza, nabonye Imana itabara. Ndabyibuka dusaba amasengesho, ndavuga umwana wanjye azakira. Noneho niga guhiga imihigo, niga gusenga nkoresheje uburyo bwo guhiga imihigo. Ntangira kwandika indirimbo ngo nzaririmba naramuka akize, ntangira kuvuga uburyo ngo nzajya gushaka abakozi b'Imana kuri YouTube channel nk'uku nguku, nkavuga ko Imana yankirije umwana, kuko njye numvaga rwose atazapfa pe. Ariko washonga nkimara kumva ko ari kanseri wajya nawe yarabyumvise, ahita atangira kunyunyuka, ahubwo abyimba inda. Hari groupe duhuramo n'umukozi w'Imana, nayoherejemo ayo mafoto, ndavuga ni mumbabarire mumpe umusada dusengera uyu mwana. Icyo gihe nanjye bifite kwizera ko azakira. Twarayabonye turanasenga pe. Ntangira kujya nandika amatariki, nkamufotora, numva ayo mafoto yose nzayakusanya, nkagenda nkayerekana, mbwira abantu ko Imana yankirije umwana kanseri. Ariko nyine Imana ni Imana, yahisemo kumucyura. Twamaze y'amezi 3 muri CHK. Ndabyibuka Umuganga aza kumpamagara muri biro ye, arambwira ati mva rero, ngiye kukubwiza ukuri, mbabarira ubyakire. Ati kibyimba ubundi iyi kanseri bajya bayibaga aharwaye hakavaho. Atari ku uyu mwana yamukwiriye umwijima wose. Aranyereka amashusho, ahindukiza computer aranyereka, arambwira ati nta hantu na hamwe turi kubona twasiga. Ati koko no kuri uriya mutsi ujyana ku mutima naho yarahageze, ntaho twabaga ngo tugire aho dusiga. Ibyiza rero, uri mu bitaro urwaje umuntu nta cyizere cyo gukira, dushobora kumukorera ama operation n'ubundi bikarangira apfuye wanatanze amafaranga menshi. Atereka nkugira inama, tahana umwana, noneho tujye tubandikira imiti igabanya uburibwe, ubundi tuzarebe uko bizagenda. Baho nta nubwo yari we wa mbere, yari wa kabiri. Ariko icyo nshimira Imana nanone ntaraharenga, muri iyo minsi niba ntibeshye ni buke yari bupfi, cyangwa se kuwa mbere azataka wa gatatu. Umuntu yaje kunsura, ndamuherekeza, turi mu nzira arambaza ngo ariko ngo reka nkubaze, kusenga kukijijwe kandi nkambona uriya mwana umukunda cyane, umeze nk'utiteguye kwakira ko yanataha kandi ko byose bishoboka. Ati mbwiza ukuri, uriya mwana aramutse atashye wabifata uti? Yego. Ndamubwira nti reka nkubwize ukuri ntakubeshye, umwana wanjye ararushye, arababaye kugeza ku rwego ntagishobora kwihanganira. Ikiza kuko Imana ishobora byose, no kumukiza yamukiza, ariko kugira ngo agumye ababare kuriya, nimucyure nihumure ntago nzayirakarira. Ndabyibuka nanjye narabikubwiye, nkubwira nti Imana nigira ijambo rya nyuma ku muntu. Urambwira uti pastor, tisengera umwana wanjye abeho, ti ntabwo twizeye Imana ikoze isoni. Ndabyibuka, ariko ndakubwira nti reka dusenge tubishyire mu biganza by'Imana. Yego. Ariko icyo nabonaga nuko nabonaga ko umwana we ari ahantu hatoroshye, kandi noneho mu gusenga twasengaga, twakomezaga tubona nyine
bidahinduka kandi n'abantu benshi uko bari gusenga. Nuko umukozi w'Imana rero uwo muntu twari turi kumwe yase ambwira ati rero atereka nkubwire impamvu nkubarije iyo nkuru. Ati njyewe n'uyu muvandimwe turi kumwe twaraye tugiye gusenga dufite icyifuzo cyo gusengera umwana. Tugitangira gusenga umuntu turi kumwe arambwira ngo nimushake murekera aho uriya mwana azataha ni umugeni. Ndumva nyine ndabyakiriye. Mu by'ukuri yagiye gutaha namaze kubyemera nteguza naranatashye nteguza madamu ndamubwira nticara tuganire. Ndamubwira rero uyu mwana mu bigaragara dushobora kuba tutamufite. Yego. Ashobora gutaha. None reka tujye inama turi babiri. Reka tubyakire hakiri kare tutazava twitotombera Imana. Yego. Umwana tumurekura gutyo twiyemeza kubyakira, twiyemeza kutazarakarira Imana. Bucya ataha. Basi ngayo nguko ntago byari byoroshye, ariko ntararenga aho ngaho ntago nabura gushimira abantu b'Imana bambaye hafi. Pe benshi ntavuga mu mazina bari miriya groupe tubanamo. Imbaraga zo kwizera. Imbaraga zo kwizera. Iriya groupe yambereye inshuti zikomeye. Kandi tutaziranye kuko kuboneka kwanjye ni gukeya. Ariko mbona abantu babugize umutwaro w'umwana wanjye, mbona abantu bakunze umwana wanjye, mbona abantu bambaye hafi barampamagara amanywa nijoro bambaza uko ameze. Yego. Baragerageza kudusengera. Umwana atashye ntago mwarekeye aho, mwarampamagaye murankomeza mumfasha mu kumushyingura, mwambaye hafi pe. Kandi simwe mwenyine, teka himbazwe. Mfite inshuti nyinshi pe. Ndi mu bantu bagira inshuti nyinshi hirya no hino. Abo twiganye, abo twakoranye, abo dukorana, famille mvukamo, famille nashatsemo. Nabonye ukuboko kw'Imana muri kiriya gihe. Yego. Nabonye ukuboko kw'Imana kandi mbona n'abantu b'Imana. Numva bigize ikindi kintu binyigisha. Yego. Numva ndanakomeye. N'uyu munsi ntacyo nshinja Imana. Yaramucyuye, yaratashye, ariruhukiye. Ibihe bikomeye dusohoyemo ntago we yenda kubinyuramo. Nahacu, nahanjye nawe, nahanjye n'abadukurikiye. Yego. Nahanjye n'abakiri muri uru rugamba ho kugira ngo turusheho kwezwa no kubana n'abantu amahoro, turusheho gukora icyo ari cyo cyose cyatuma tuzataha neza, tugataha amahoro, hanyuma tukazabona abacu batubanjirije bagiye ari abageni. Kuko dufite icyizere ko tuzabonana. Yego nibyo. Dufite icyizere cyo tuzabonana. Numva umwana wanjye nzamubona, ndumva nkomeye. Yego. Kandi numva ntenda gucika intege, ndumva ntenda kubivamo. Niyo mpamvu ntago natinze gukomera. Imana umugisha ko wakomeje kwihangana. Ahubwo nari ndimo nibaza ngo uwa mbere we nawe yagiye nk'uwo se. Uwa mbere we yaradutunguye mu buryo bukomeye. We yari afite ukwezi n'igice. We yari atarabasha kuba mukuru. Ego. Icyabaye rero ni ikintu cyadutunguye. Twararyamye. Turyama ariko mbona gafite intege nke katari konka neza. Yego. Okay, ngira ngo ni ibitotsi gafite. Ngira ngo nyine nkabona ko gafite ikibazo. Yego. Ariko hari ukuntu umuntu rero agira no kwizera kwinshi. Nakarambitseho ibiganza ndagasengera, ndangije mbwira umugore ntihumura. Reka twiryamire umwana arakira. Bigize mu gicuku mu masaha 9 ndicura numva umwana arimo arahumeka insigane nk'umuntu bakubise. Kumwe umwana baba mukubise akarira yarangiza agahogora agatangira guhigiza. Numva niko ameze. Nkangura mama ndamubwira ntishyira umwana ku ibere. Ari mushyizeho umwana ntiyonka. Mpita mufata mushyira mu biganza, urumva kari kakiri gatoya. Nurira moto mbwira madamu nti nawe utege moto z'inkurikiye. Twageze kwa muganga, muganga yatamubwira ati ntacyo muvuza mu mwana byarangiye. Urumva nta mateka akomeye mufiteho. Nuko
ya none Philibert weda ibyago byo turabisangiye ko twisi nyine niko bigenda, umuntu aranezerwa ubundi akababara, ariko nk'umuntu w'Imana nk'umugenzi ujya mu ijuru, ni nk'ibiki byagukomeje muri ibyo byago? Se niki wabwira abandi bantu nabo bajya bahura n'ibigeragezo n'ibyago nk'ibyo? Yego, kugira ngo twerekere no ku musozo. Ikintu ngiye ntekereza ko cyankomeje ni amahirwe nagize mu gukizwa kwanjye. Yego, nakijijwe nkuze, nkizwa nzi ibyo ngiyemo, mfata umwanzuro, hanyuma ngira amahirwe rero yo guhura n'abakozi b'Imana beza. yego, nzamukira mu biganza byiza. yego, abakozi b'Imana babandi bakuganiriza, babandi bashaka kumenya uko ubayeho, babandi bashaka kumenya uko umunsi ku wundi witwaye mu nzira y'agakiza, wa undi uguhamagara akakubaza ati ibintu bimeze gutya na gutya wabyitwara mute. Ndibuka na icyo gihe nari ndi hano Intora, ni mu Remera. yego, umuyobozi wayoboraga Intora arampamagara angiye kumwaka attestation, arambwira ati koko uragiye urancitse? Kandi suko twari dufitanye ibintu byinshi tuziranyeho. yego, arambwira ati maze rero dore wari ukiri muto, ni wari ukibatizwa, nugera i Remera uzashaka umukozi w'Imana umubwira uti nturutse Intora, noherejwe na pasiteri kanaka, umubwira uti nari umuhungu we, nawe nanjye ndashaka kuba umuhungu wawe. yego, uwo nahingukiyeho rero nagize umugisha ukomeye. Nasanze ari umusaza w'impanuro, umusaza w'umubyeyi pe, kuko yaje kumbera umubyeyi, n'ubu mufata nk'umubyeyi wanjye. Turagana ibyo bintu rero, abo bantu ibyo navugaga, gukurira mu biganza by'abo bantu, kurira mu biganza byiza, byatumye uvuye ku mubyeyi n'ubundi ujya ku mubyeyi, byatumye nkumbuzwa ijuru cyane, mbwirwa ijuru cyane, mbwirwa no guhangana kugira ngo nzarigeremo. yego, ibyo byago rero byose byazaga bisanga mfite amakuru, yego, amakuru yitwa kwihangana, amakuru yitwa gukomera, naho byagenda gute. yego, uwo mugabo nasanze i Remera ku mwana wa mbere niwe wamuherekeje tujya kumushyingura, niwe wari ukuriye iyo gahunda. yego, yego, nawe yambwiye ijambo nicyo cya kabiri navugaga cyankomeje. turi kuri simetieri yaratuganirije, atubwira ku mfu z'abana batoya. yego, atubwira ati abangaba twebwe tubabuze turababara, yego, atari ko bo ni abanyamahirwe bakomeye. ati kubera ko we nta kintu na kimwe kimubarwaho, ni umwere ku rugero nk'urw'abamarayika. yego, ahambwe ati umwana upfuye angana gutya aragenda aruhuke, hanyuma igihe nikigera tuzamubona. yego, ikintu rero cyankomeje, yarambwiye ngo kandi tuzabamenya. amena, ngo tuzabamenya. yego, niko kuri. numvishe rero ko nzamenya umwana wanjye Gihozo, nkumva ko nzamenya umwana wanjye Tifana ari we watashye ejo bundi. yego, apo numvishe nkomeye. amen. gusa ahubwo nsigarana icyifuzo kimwe cyo kuvuga ngo ese ko ndeba isi ikomeye uyu munsi, ko ndeba isi gushije benshi, nkora iki kugira ngo ntazabura muri ubwo bukwe? yego, nkora iki kugira ngo nanjye nzataha ijuru? nkora iki kugira ngo nzabone Gihozo wanjye na Tifani wanjye? yego, Yesu nashimwe cyane. amen. ibyo bintu byarankomeje, kuba nzi neza yuko bapfuye nta mugayo bariho, nta rubanza. njyambwira umugore wanjye ubu ngubu tureba twashyingiye babiri mu ijuru. yego, turi barindwi, njye n'umugore n'abana 5, babiri muri bo bamaze kujya mu ijuru. yego, turacyafite amahirwe yuko 100% twese tuzajya mu ijuru. amen. mu gihe njyewe n'umugore wanjye n'abana banjye 3 bariho, twakwitwara neza. yego, umuntu ufite ingorane, tekereza umubyeyi uyu munsi ufite umwana we wapfuye,
wenda aguye mu ndayo, Ego. aguye mu bujura akajya kwiba bakamwicirayo atihannye, ariko uwo mubyeyi we akaba ari umugenzi ujya mu ijuru. Ajya atekereza ati mwana wanjye ntazajya mu ijuru, mwana wanjye yararimbutse cyane. Rimwe na rimwe akagira wenda agatima akamubwira ati ariko wabona mu gupfa yarihannye, akongera ati ariko yararimbutse, ariko njye ndashimira Imana ko abana banjye babiri ubu ngubu ari abaragwa b'ubugingo buhoraho, ari abageni. Imana ishimwe. Ubu rero ntago nagorwa, ntago nababazwa. Urutoroshye n'urugendo rwawe ndetse n'umusaraba wawe, ariko reka tuvuge ngo umusaraba Imana yarakoze ku bana nawe. Hanyuma rero dushobotse nagira ngo abantu birashoboka ko hari n'abandi bahuye n'ibizazane ariko baba bakeneye inama, ubahe telefone, nimero ya telefone, hanyuma ukenera inama cyangwa wakenera inama n'ibindi ku buryo yaguhamagara. Yego, murakoze cyane. Tuba dukoresheje umwanya muto wa mugani kandi haba hari ibintu byinshi umuntu afite. Yego. Nihuse nimero yanjye ni 07 88 23 03 Yego. 72. Yego. Mana iba umugisha. Reka dusoze twinginga Imana dusabira n'abandi bagiye bagira urugendo rukomeye rugoye nk'uko rwawe, kugira ngo Imana ibagirire neza. Mana nziza, Mana nkuru, Mana yo kwizerwa, twongeye gusenga duhamagara kwera kwawe, duhamagara urukundo rwawe. Komeza abatari bakomeye, abahuye n'ibigeragezo nk'ibi, abahuye n'intambara nk'izi, abahuye n'ibibakomeretsa, abagize ibyago, abafite amakuba, bose tuboherejeho umwuka wera, imbaraga z'umusaraba zibagote kandi zibabohore. Urakoze kumva gusenga cyoro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen.